Mutesi aribaza byinshi kuri Petero. Nyiramarisa n'abana bo babyukiye mu maganya. Byabagendekeye bite? N'urunana. Niko nta bwatsi ngo umuhaye iyo nka nikomeza kwabira Kanteri. Bwira ndutiye ngende gutunganya buginga ngo ajye kwiga mama. Kuva ntabonye ibyo nkeneye ngo njye kwiga nimunkoresha imirimo yanyu. Ese uracyaraho nta nubwo wakabye ngo upfe kugenda duti? Ubu ndajya kwiga nta makaye nta n'ikaramu mbwire mwarimu ngo iki mama. Kanteri nta dupapuro wagira ngo umumpereye yifashishe. Uretse ko naho nakuri izo mpapuro hakundi umunyeshuri ntabwo yigana impapuro yigana amakayi mama. Yego komana. None se igihe ntarabona amakayi aho gusiba ntiyapfa kujyana urupapuro akarwandikaho Kanteri. Kubona ikayi imwe nabonye nayihaye murumuna we. Sinajya kwiga nafite amakaye mama. Ubuse mwarimu nambaza ndavuga ngo iki koko? Ariko abo barimu nabo ye ubwo se arabakubaza iki? Bo bayobewe ko ubukene bubaho. Inge ndumva abarimu rero barenganya mama. Nimba babaza umwana impamvu yaje kwiga nta bikoresho afite urumva atari inshingano zabo. Nese aho waberewe wari wabana umuhinzi ujya guhinga nta suka afite. Umuhinzi ujya guhinga nta suka ajyanye se yaba agiye gukora iki? None se ubwo urumva dutewe yajya kwiga nta kayi nta karamu akabagiye he? N'umusanzu ababyeyi batanga kugira ngo turye ku ishuri ku manywa nabo bashaka gutanga ahubwo. Ariko ubundi ndakomeza guta umutwe ngenyine nakubyaye ngenyine. Yewe genda ubwire soko nta bikoresho by'ishuri ufite n'ubundi niwe wayanywereye. Uragira ngo nyikubitire mama? Agukubita se guhora iki? Si wafashe amafaranga yose nayo nateganyije kugura ibikoresho byanyu akajya kuyanywera. Agomba kuyagarura mukabona ibyo mukeneye byose kugira ngo mujye kwiga. Genda ubimumbwirire nge mbivuze yankubita. Undi sara bimubwira mumukoye ko yigendeye. Utambwira ko Stefano yagiye Kanteri? Igihe yagendeye. Yego. Akibyuka yacishije amazi mu maso ubundi ahita afata agafuka k'ibikoresho byahita agenda. Ni munyumvira Stefano koko mwakabyara. Nk'ubu uyu mugabo yagiye adakema ibibazo by'ishuri by'abana kandi azi neza ko ari we utumye iki gihe kigere ibyo bakeneye bidahari koko. None se ubu ndabigenza gute kuko amasaha kujya ku ishuri yageze mama? Ariko Nyiramariza naragowe koko. Harya ubu tujyanye ku ishuri ntibakoreka ukaba wiga ntabyo ufite mu gihe nkibishakisha. Zana igikombe nguhe ikindi kiracyarimo mukobwa Jean. Urakoze cyane mukecuru. Numvaga kuko akagiye guhera. Erega iby'ababyeyi nabinyuzemo ndabizi wa mukobwa we. Umubyeyi wabyaye afite inzara ikomeye cyane. Nagira wowe Rangwe. Nukuri mbere umubyeyi pe byari bimeze nabi. Birye bya Pasika byari kukuramira wenda gupfa. Erega namahora kindi ibintu byo guteka simbimenyereye pe. Ariko se ubyize wabiki. Abandi bagabo ko bateka babuza kwitwa abagabo. Ubose ko babateka no kumbabura wumva baba bahenereza mu mashyiga nkanjye ahangaha. Buriya nanjye iyo mba mfite imbabura mba nahishije kare rwose. Oya Pasika buri gihe nirishiriza ku kiziriko ireshya nacyo. Waba uteka ku mbabura, waba uteka ku mashyiga, uko biri kose ugomba gufasha umugore wawe akabonera ibiryo ku gihe. Ahubwo abure gukira vuba akaza agakora imirimo ye. Ibi rwose ntabwo nzabivamo. Erega namwe hari aho mutigirira impuhwe. Umva Rangwe dadi. Tukaba twe twishimiye kwa mu bibazo nk'ibi se. Nireba nk'ubu ngubu mufite muhoza na Shizirungu bindahekana. Mugize mutye mukurikije hundi. Kandi uko mbumva nta n'igitekerezo mufite cyo kuboneza urubyaro. None se kubyara kari umugisha w'Imana ni ibintu umuntu yahagarika. Ariko ntubona nkoze gutyo ukagira ngo nyobe ubwenge bw'uko umuntu yabyara igihe abishakiye mukobwa je. Mumbwirira hari wowe yakumva mukecuru. Kuko abaganga n'abajyanama b'ubuzima baravuza ariko ntiyumva. Ngiyo mvuze rero yenda kunkuramo iyo kotsa rwose. Ngaho ngo ndashaka ko bamujombagura ibishinge da. Wowe ko bakubwiye ko hariho uburyo bwa burundu bw'abagabo bikozeho iki? Kuki ushaka ko ari nge bajombagura ibyo bishinge ntazi n'igihe bizahagararira? Erega nuko mutajya mwegera bakuru mwabantu. Uramutse utinya ubwo buryo bwa kizungu hari ubundi nakwigisha bwo kubara imbariro kandi bwagufasha pe. Ko kwa muganga batubwiye ko uburyo bwo kuboneza urubyaro bwizewe hari ubwo twahabwa n'abaganga Rangwe. Aha mukobwa je. Uretse ko ubwa gakondo nta n'umuganga wabutubwiye ariko hari abo njya numva bavuga ko hari igihe ubwizera bukagutenguha ukabara izo mbariro ukazisanga wasamye. Ariko se urubuhakana hari ubwo wigeze ubukoresha mukobwa je. Aha urubyaro navuye kwa muganga nduboneje Rangwe. Abaganga n'abajyanama b'ubuzima baranyigishije bihagije. Mvaye mfashe uburyo bw'urushinge rw'amezi. Harya nangahe Pasika?
ni urw'abiri cyangwa ni atatu. utangiye gushidikanya se kandi ugomba kubahiriza igihe cyo gusubira guterwa urundi mukobwa aja. ariko se umugabo yiba mu rugo rwe koko urwiba mu utese ubwo kandi urugo rwawe. urabona muri iyi minsi itambutse yego mfite agashomeri katoroshye kandi burya uzarebe iyo umuntu nta kazi afite niwe cyaka kimubana icyorezo. ngaho urangije uguzanye n'amariza asa yo kunywera none ukaba utaramwishyura. nyamakosa byahise nyine naragiye nterura aho yari yarabitse nzi ko ntawe undeba ntabwo nyirashyano kantengwa yari aho ngaho aba yanteye imbonekare. ikibazo gikomeye yewe ni uko ayo mafaranga yari ayo yabikiye kuzagurira ibikoresho by'abana bagiye gusubira ku ishuri kuko bariya abahungu bacu rwose bato barangiza igihembwe ntawe ukigira ikayi ntawe ukigira ikaramu. ariko Stefa ndakugashye uzi ko ngiye kugenderwa isoni no kugendana nawe nta soni koko uratinyutse umwira amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri ry'abana uzi ko itangira ryegereje koko. ariko amashuri sundi n'ibiki njye ko ntize ntabwo nakuze nkubaka nkarongora nkababyara bariya abantu ureba rwose nkabarera. kebya neki njye ko ntize sobo ntabwo nakuze ubu buzima babo nibwo bifuza ko abana bawe babamo. niba warakuze se so rwaje kare akaguha isambu uhingamo akaguha naho wubaka inzu bariya abana bawe nutabafasha ngo bige uzabaha iki uba ugira iki. isambu yo ni nto ariko nta n'icyo mbaye kuko ndi umufundi ufite gisipiriyanse nditunze ndarya ndambara ndisorera nkisengirira uri umufundi ufite gisipiriyanse koko ubu koko mvuye ku ishuri ejo bundi umaze imyaka ingahe ni wowe umaze imyaka itabarika mu gifundi ubu sinkuyobora se Stefa ndakuyobora kubera iki si kubera ko nize. ariko rero ibyo kunjombege kwasi ntibyarimo bushobo. oya ngewe iyo umuntu avuze amafuti rwose ndabimubwira gusa niba waratinyutse kunywera amafaranga yo kugurira abana ibikoresho by'ishuri warakosheje rwose bikomeye. ubu se baziga abandi badafite ibikoresho ayo se si amafuti none ngo ngushyigikire. umukino tugiye gukina mwese mwawumvise neza ongera udusubiriremo rimwe uko tuwukina ntara. turakora uruziga tubare kuva kuri rimwe kugera kuri 30 nitugera ku mubare ugabanyika na 3 tusimbuke tuvuge ngo buu. ngo imibare igabanyika na 3 ni 6 9 12 15. kusimbuka 3 se ko nikagabanyika na 3. tujya ku ruziga rero muza wowe igirawe ntabwo uri mu mukino wacu. kubera se ntayemo kandi nanjye nshaka gukina. wowe utarigeze ujya kwiga se ubwo uzi kubara. kubara nabizi rero Rinda na Randire barabinyigishije. uzi kubara kuva kuri kangahe kugeza kuri kangahe? kuva ku 10 kugera kuri 3. nase ko muntata no kubera iki? nuko tubeshya ngo uzi kubara kandi ntabyo uzi. uzi kubara utazi naho bahera babara. abandi bava kuri rimwe bajya ku 10 noneho uva ku 10 ujya kuri 3. Narame reka twikineye muzara dutesha umwanya ahubwo mureke dukora amatsinda y'abazi kubara. muza ihangane we ntabwo tugushyira mutatwicira umukino. ubwo tumwajemo nanjye tugakina. ndetse wemera kujya mu ikipe imwe nawe utazi kubara. tugakina umukino basi ariko nanjye ngakina. muzi ko yabwo munyakanya ko gukina n'abandi bantu. uradutegeka guhindura umukino se kubera iki? hari ubwo ari twe twakubujije kujya mu ishuri. ariko ndutira umugome ngure abandi bana kuncamo ngo dukine. nturamara guhamagara ngo ume telefone mute. nushaka kwitware n'ubundi ndabona ari ukuvomerera ku rutare. kubera iki uvomerera urutare? muri bakobwa bose bahamagaye nta n'umwe ukubwiye ko azi amakuru ya Petero. Alphonsine yambwiye ngo naragera ku ishuri. Debora we yarambwira ngo nibayirukana kuko batiga fakirite imwe. nonese ntiwambwiye ko ariwe bakundaga kugendana? nawe namuvugishije arambwira ngo amaze iminsi atamubona ngo naho yabaga ntakihatuye. ubu se Petero abaye niba bari mu cyaro ataduhamagara
abo bigana ku ishuri bakaba batamubona ubwo turavuga kabaye. aba ku ishuri ariko nta kinshaka Beni, niyo mpamvu yahinduye nimero za telefone nabimbwire akanimuka aho yabaga ku buryo n'uwo nzasaba kumundebera atazamubona. None se uko bababajwe n'iki mute? Ariko Beni, wowe mwene mama dukurikirana niwe umbwiye gutyo koko utinyuka umbwire ngo mbabajwe n'iki? None se hari ikibi nkubwiye? Sheri wanjye ajye ku ishuri anyange akureho telefone mu bure burundu aho kwifatanya nanjye muri ako kababaro cyangwa ngo unyihanganishe umbwire gutyo. Ubu si ibi nibyo twavuganye koko? None se niba umuntu atagushaka uramwihambiraho kuki? Petero se niki kidasanzwe kuri wowe? Ubu bibagiye ibibazo nanyuranyemo na Petero koko Beni. Uribuka ko twakundanye, uribuka ko kuba nari muri kaminuza ari amakosa nakoranye na Petero, kandi kuba nararwaye n'ifisitire byose ari we. None umuntu waguteye ibyo bibazo byose ni ugihangayikira? Ubwo se urumva nsigaye nafite uwo twasangiye amakosa n'ibibazo ngo dukomeze tubisangire? Reka na n'uwaguteje ibibazo wite ku buzima bwawe mute, witekereza aho ugeze ni heza rwose. Wabazwe fistire bwa mbere kandi byagenze neza, n'ubwa kabiri icyizere kirari ariko bizagenda neza maze ukayikira burundu. Ubwo se urumva atari cyo gihe cyiza cyo kuba ndi kumwe na Petero wanjye twishimira ko nyuma y'ibibazo byose twaciyemo nongeye kuba muzima nakigenda nukira umusozi wose Beni? None niba hisemo kukureka atanaguteguje uramwihomeraho iki? Genda umva rwose wamwikuramo ukitangira ubuzima bwawe bushya butarimo Petero. Ntabwo Petero namureka gutyo gusa kuko ndamukunda Beni, ahubwo nzajya wambaza ababyeyi b'ikibazo afite. Petero arankunda ntiyandeka gutyo gusa. Ariko kuki ushaka kwibuza amahoro mute? Wowe urumva utari muri ho bibyansize? Umuntu yahinduye telefone, abantu uzi nabo bamuzi bose barakubwira ko batamuheruka, kandi biga muri kaminuza umwe, ubwo icyo utabona ni iki? Simbyumva Beni, Petero ntiyahinduka gutyo gusa, nzi ko nkunda, nakubwo bugome ntiyanabunkorera. Wiriwe he muza? Ahubwo se avuye kubungeraho ko nari namubuze. Ubwo yiriwe iryo kwa Rufonse, simba nariho abana bahurira mu gakungu bakina za Beni kibariko. Wiriwe he muza? Ngo nduti. Abayiki se ko mbona wibyimbije muko? Ubwo bamutimbuye nyine agira isoni zo kubimbwira ngo ntamwongera izindi. Ninde ukubise muza? Hanyuma se ko warakaye babaye kema? Bani bana ntibanze ko dukina se. Ko mukina iki? Nagakina ko kubara ntarame yabigishije. None ngewe banze ko njyamo. Kari agakino ko kubara se mwabaraga ibiki? Byasaga ko umuntu abazi kubara mwagera aho mwumvikanye akabona kuvuga bu kandi ngewe ntabyo nzi. None ubwo utashye babyimbaganye udashaka kuvuga ngo nuko banze kuvuga bu. Wavugaga bu bamuhembaga iki sera? Yewe nimba ari uko banze kuvuga ngo bu rwose ukomeze utumbe nakubwira iki? Nari kugira ikibazo iyo nsanga warwanye bakaguceka. Ubundi se yajyagahe? Yaguma hari aho yari guhurira n'abo bana ngo bange ko bakina. Si nk'ibyo byose se? Cyangwa yanagenda akareka gukina n'abana biga? Wajyaga mu bana biga wowe uriga? None singakine n'abandi bana. Wagiye ukina na bariya bo kwa Karya bwite se birirwa baragiye ihene? Muri bariya hari uzakubwira ngo baracyangwa soma bikunanire? Cyangwa ukinye na barumuna bawe ubundi byagutwara iki ko mwihagije hano? Nese niwe nza mu rugo najya ku ishuri papa. Ujya ku ishuri se uri uwo kwandi? Akazi kawe ntabwo kazi ko arako gusigarana barumuna bawe nge na nyoko tukajya kubashakira ibyo murya? Nzasigana barumuna banje kugeza ryasuba. Ese ubwo urajya impaka nande muza? Nako ni Pascal wakorohe. Iyo mba ntari konsa umwana ngo nguce kurushye muri ayo matama byimbire rimwe. Uyu mwana azabona uburenganzira bwe bigenze bite? Wowe se ubona hakorwa iki? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'Ishema Program. Mukayikurikira kuri Radio Disc kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.